ndamureba ndavuga wow mbanza nguduko yambaye sinarizi n'uwari we gusa bambwira nyuma nibwo naje kumenya uwari we. I remember Dream Boys icyo mbazi mbabona bwa mbere nababonye muri club KBZ bahaje bakora ntibari kiraka bari babahaye ntibari just appearance bari baje gukora kugira ngo abantu bari barimo gukora tuwa ngo abantu babamenye bana baraje baje kuri nuza bambaye udupira dusa datwibuka ntibari twa green baraza baririmba ndavuga niyo twase twabari bafite mu yandirimba nimba ari wanezingo bakunda kwambara udupira dusoko hari mu ndirimbo za mbere bakunda kujyanisha buri kantu abantu boys ubona bamenye nko kuri televiziyo gusa babona gusa ndavuga ni yaba batipe nyine ubona ko ari abanyamugituzo abatipe swag buri kintu cyose even nubwo harukunda indirimbo zabo kavuga uti nubwo naho nababonye Medi in fact Medi namubonye jewe namumenye yabaye umustar ntabwo nigeze mubona as kimwe na The Band kimwe no The Band na Tom Close kuri Medi kera numvaga nibere wacu Kayonza hari ikiganiro cyaba kuri Radio Rwanda mu gitondo cyakorwa na Tijara Kabendera imba ari bwakeye gute mu masambiri ariko agatumiramo n'abahanzi mu gitondo cyane yego icyo gihigeze gutumira The Ben rero yego hariko The Ben yarafite izina kabisa arangije ni ikintu niwika kuri Medi cy'intangazo no kuntu babaje The Ben ngo mwiyebye mu bahanzi nyine bukizamuka nyine muhanzi ubona nyine afite ubu nawe uvuga uti kabisa n'umwana afite impano aravuga ati hari umwana witwa Medi ntago aramenyekana cyane ati ariko ngiye turahura kenshi afite impano ati abantu bazi indirimbo y'Imana yafite ingirira ubuntu I think icyo gihe yego ati ariko n'umwana ufite tara rwose ati mu bantu navuga turimo gushyira imbere kujya tere ko twamena mu ruganda rw'umuziki ati ndamubonamo nk'umuntu uzakora ibintu bikomeye today bose bari top hanyuma Ben wenda muzi namubonye Ben mubona bwa mbere namubonye bari kumwe na Tom Close nababonye umunsi umwe bose bwa mbere maso ku maso mbabona bagiye muri shooting hariya kuri primature mabona nje narizi nanye namuyoboke Alex mwece niwe warunze ariko nabonago twari tuzenge biri deep bamamagara nagombaga kuja muri video nagombaga kuba umwe mu ba main actress muri iyo video vixen yego rero reka se amahitamo yabo kuno wangana ngo babe bagendeye kukira reka zaje yose Tom Close andebe arandeba abwira afata muyoboke amushyira ku ruhande aravuga ati uyu nguyu ntabwo twamushyira muri video n'umwana barangirukana oya muyoboke bakora inama wageze kuri set yes wishyira mu myanya ujya kujya mu ndirimbo ntabwo bagirukanye gutyo direct ngo babimbwire baraje bavuga ati uyu muntu ntidumushyira muri iyi video wapi baje ku ruhande none umuyoboke arambwira ati bakora akanama k'iminota baranyihora kubera ko babonaga ko excited no kuba ndaho ngaho mbona bashutinga kamera zinyuranyura nabonaga ari ibintu birenze so baranyihorera umuyoboke nyuma bigiye kurangira arambwira ati rero nyiri ntuza yabyanze nyiri video yavuze ngo rwose wapi uri umwana iyo ndirimbo se ubwo urayibukara irimo Tino irimo Tino ndaza kuyikubwira yari featuring yego ariko yari ya Tom Close The Band yana back hari harimo n'ijwi ryiwe ariko like icyo gihe ntabwo we yavuzwe muri iyo ndirimbo ariko muri video yararimo byabaye na beef muri video niba baranamukuyemo babaye no gushwana agota urumva kijya gihe hari kuri The Band azaririmbaga nka Tom noneho ugasanga hari nk'indirimbo bagari ya Tom batavuga ngo ni Tom featuring The Band dufate nka nuza hayi nyinshi rwose wumvaga mbere nk'umuguvu kuva ari ijwi rya The Band ariko utegeye bataramuvugaga nk'iziri official bakwanye sebye nka yindi yitwa Sinari Nkuzi iri mu ndimba za mbere bakwanye mu rwego official na The Band arimo no muri video vuga ati genda mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi Sinari Nkuzi iba hit bya hatari ariko uturimbo twinshi twataho mujya numva akajwi ka The Band inyuma yes iri muri izo ngizo ndaza kwishakisha ndayikubwira iyo ngiyo banyirukanye hanyuma undi naringeze kuri Riderman namumenye ari umusitari bakora amakonseri muri namumenye gusa tunumva inguruze
bakora amakonseri hariya muri Petit Stade. Urumva ati hahi ko yakoze igitaramo cy'amateka uko namwumvaga ego. Hanyuma Rafiki nawe namwumvaga gutyo, ariko tuza kugenda duhurira mu mashows yabaga yatumiwemo, nanje natangiye kuba MC icyo gihe. Hanyuma undi nashaka kuvugaho cyane ngiye gusimbuka abandi bose gender balance oya gender balance. Miss Jojo we namubonaga nyine ari umusitari gutyo, ariko noneho ahantu namumenyeye cyane nanishimiye nje kintu nishimiye kuri Miss Jojo kiri personal nukuntu bigeze kudohereza ikiraka kimwe mu mbuto. Ndi DJ niwe muntu nabereye DJ bwa mbere ngenda ndi DJ wa Miss Jojo by then, and duhurira aho ngaho nuko nguko Miss Jojo niyo memory mufiteho. Undi muntu ushaka kuvugaho cyane ni Mahoni Bon. Turi kumwe cyangwa ni turi kumwe? Mahoni Bon kamere kuri Mako ndamwibuka aza muri stade, aza hejuru y'imodoka, imodoka ifunguye open roof, araza arasimbuka agwa hasi muri stade, nuko yavuye ku modoka ariko agwa hasi man, banza yahise agira nka kashoke niba ari mu kuguru, ubona asa nk'ababaye n'ubwo wenda yabaze n'umwanya aho ngaho tumutegeye arangica icyo kintu sizasimbuka imodoka ntabwo cyamuhiriye urenze by then nuza stade yose yuzuye. Ndibuka ko yije muri stade yose gahaguruka. Makoni kosho afite hits yego za Gaseko zirangoma we mushumba. So inje gusoreza kuri Mahoni Maria Rosa. Mahoni Bon hadi Nyamirambo ni Saint Andre, ni Saint Famille, ni Saint what Saint Andre. Ikigo cy'ishuri kiri hariya cyababiragaho amakonseri ni Saint Andre cyaho bajya batubwira amateka njya kwigayo. Nimwe Mahoni Bon bakoze amanuza buriya ngo 9 na kangahe tonzi hariya yakoreye album ya mbere 19 na. So Mahoni Bon akoreramo yari yateguye show. Sinzi icyo gihe niba iyo concert yari iteye ariko yasaga nkaho ari nkawe uri main artist, ariko nabandi bari baciye abandi niba bari yarafite abandi bagomba gufatanya nabo, niba yari umwe simbizi. Je ndibuka manager w'icyo gihe aramamagara, aduhamagarana na Tino aduha ikiraka, baduha ikiraka turagenda kujayo byari namba. Nifite amafaranga angeza ngomba nagombaga numvaga ko je mu kazi ndibuve nsaba byara banjiti cingezeyo, numvaga ko ndibuze kubona amafaranga agira iki anyura kubera ko nje mu kazi. Tugenda tugezeyo ebana audience twari dufite yari famille ya Mahoni Bon gusa azarire mu musa icyo ubundi yasara bayita sinemumena yego none baje musanga none kwa musenga singombwa harimo abantu bari ngabangahe bari bace yatware musiza baze ko twane musiza abantu twakoze sho bari determined. I will never forget that. I will never forget Mahoni Bon for that. Like he was so determined ko yaririmbiye n'intebe abantu bace cyane babo. Urumva navuga ko ari nk'intebe yaririmbiye pe. Noneho icyo gihe manager warimo abareba avuga ati gahunda bigifashe bitera Mahoni Bon yaje kuva kuri stage, manager ndamubura ntago tuzano yaciye, ariko nyuma yaho gato tugomba twicara na Tino byatuyobeye. Nyuma yaho aza kuza aje turamubwira se none se bimeze bitatu simwe namubona ko twahombye hari natanu twabonye, ariko akadukubita ingingo yumvikana nawe amasa bahari bose nawe ari wowe kandi icyo gihe nabo nabatera nkunga bari bafite ngo ari buvuga ngo byibuze uri mu mushinje rwabonye udufaranga ku ruhande unless wa kwikora kwikofe, kandi wabona ukabona ko yakodesheje sare yakodesheje ibyuma wenda sanda yayiboneye ubuntu, ariko ibyuma yabikodesheje kandi yamye ntakodesha ibyuma sha ubonetse ko nabantu nkaye kubabwira n'umuntu ikintu cyambayeho niyo mpamvu navuga ngo Mahoni Bon zinabyibagirwa. Navuye Nyamirambo n'amaguru nta kaciro n'amaguru yego ndataha nageze Tino yatahaga hehe sinzi ahantu yatahaga
kuko niba twaratandukanye twaragenda n'amaguru tukagirana mu mujyi agakomeza ibye niba we nanamusize aho ngaho icyo nibuka nuko njyewe nagenze n'amaguru kuva State Andre nkagera Kacyiru hano mu Kabagara ahangaha hepfo hano uvuye gutwika kugeza ubu niyo show ushaka ko hari musinzemo irimo abantu bake uko niko kuri bataha n'amaguru ni ukuvuga ngo ntaho byari nka bidi oya nibe na bidi abantu baba bapuriye so ni byinshi cyane uwakoze inkuru yakoze cyane we should note like let's hari legacy abantu bubatse bashizeho basize hari nk'ikintu abantu bagiye bubaka uyu munsi wa none ushobora kuza uyu munsi wa none dufite liste ugiye gushyiramo ushaka gushyiramo n'abandi nka batatu bangahe wenda ashobora kuba atashyizemo aba Knowless bakoze ibintu bikomeye takwagirwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi in fact ni gute Knowless atari kuri rutonde kwe Knowless yakaba arimo ahangaha she hustled so hard yakaba ahangaha and wenda mu myaka iri imbere hazajyamo ni part 1 twizere ni part 1 abandi bazaza yes abantu bakoze ibintu bikomeye cyane ngira ngo turaza kuba makuta ayandi y'imyidagaduro tuyavangamo gake ko turi saa moya n'igice mu kanya gato turaza tureba amakuru avuga muri sport bimeze gute byagenze gute equipe Amavubi byifashe gute turaza kureba mu kanya gato cyane uracyamo kumva Magic FM 99.7 yo sound yo style turi live kugera ku isaha y'isa 3 ni Magic Morning nge nitwa Jafet Mazimpaka Anita Pendo uyu munsi wa none ubu tuvugana hariho abantu barimo kureba ku mafaranga yaba ari kuri momo yaba ari kuri bank barimo gucekinga balance atimeze gute ari ahantu hose akareba ubu abantu benshi